gatoya banganire n'uyu mugore. Umugore ndamuganiriza bigezeho agumya aca ku ruhande ariko nza kumva yuko uwo mugabo kubera gutaha ananiwe ntabwo agenda agahita agwa agacuho, ajya hagera ntagire mbese ntaganiriza umugore iby'urugo, ntatera akabariro. Noneho ariko nabapangiye rero y'umunsi ukuntu bazawugenza rwose, n'abantu zabigenze gutya, bari abaturage barananyumvira rwose, baranyubaha nk'umuyobozi rwose, tuzabikora. Baragenda baraha, umugore arahaha arateka, umugabo yirirwa mu rugo yaruhutse, nyine bigenda neza pe, bararya akazi kagenda neza. Noneho ikintu cyanshimishije kurushaho yananyuze ntitaye ku kindi cyose, naje guhura na wa mugore aturutse nko muri metero 10, yari afite isoni nyinshi, yenda yisekesha ngo muyobo wagize neza, waratwubakiye, ni ukuri pe, waratwubakiye, ni ukuri tumeze neza, ubona afite morale, abona afite morale rwose yishimye, zana mwatugiriye. Navuze nti kumbi birashoboka ko hari utuntu dutoya duciriritse abantu batajya baganira mu miryango, bikarangira imiryango yabo isenyutse. Ubwo navuze kumwe gutya, ariko hari n'abandi batavuga ku bijyanye n'imitungo, bijyanye bakunzi wa KOP. Rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu, twatangiye impeshyi, izuba ni ryinshi, ariko turabifuriza guhaha mukaronka muri byose. Uyu munsi rero ntago mwari muherutse kubona umutumirwa hano. Murabizi ko gahunda ya KOP ni ukwigisha abantu, cyane cyane umuryango ho dufata imitsina. Murabizi ko twatangiye na gahunda yo guherekeza gahunda za leta mu bijyanye n'ubuhuza, butisunze gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko. Rero hano nakiriye umutumirwa mwiza, umugabo tugiye kuganira, akaba yitwa Theophile Hategekimana, ibindi arabyivugira. Karibu Theo. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane Karegeya. Nitwa Theophile Hategekimana, nk'uko wari umaze kubivuga, ndi umuhuza mu manza zaregewe inkiko. Yego. Ariko na mbere y'uko ziregerwa inkiko, ndi n'umujyanama mu makimbirane y'umuryango, ajyanye n'ubucuruzi, ajyanye n'abakozi n'umurimo. Yego, ndabibona hano ufite company yitwa iyi carte de visite ye yanditseho Theophile Hategekimana, umuhuza mu manza zaregewe inkiko. The company yitwa On the Rock Mediation. Nibyo. Hanyuma akaba service mutanga ni ubuhuza ku makimbirane y'umuryango, ay'ubucuruzi n'umurimo. Yego. Hanze mbere uko twataka neza Theophile Hategekimana ni muntu ki, ku buryo bituganisha ku kuba warahisemo ubuhuza bw'umuryango, umurimo n'ubucuruzi. Uriwe ni uratuganisha kuri izo ntego wafashe. Nta bidukikije numvisemo, nta hari impamvu. Ubundi uri muntu ki muri background kugira ngo tubihuze? Busanzwe ndi umunyarwanda nk'abandi, ndi umuturage utuye muri Kigali, ndubatse, mfite umuryango n'abana 4. Kariyeri yanjye mu bijyanye n'akazi, nakoze cyane mu bijyanye nagiye nkorera mu makoperative, mu kigo cy'amakoperative, nkorera mu mirimo itandukanye nk'umukonsultant usanzwe. Yego. Nanakoreye imiryango NGO mpuzamahanga. Yego. Igihe cy'imyaka igera kuri 3. Ariko burya ibyo byose uko byagenda kose ushobora gukora akazi gatandukanye hirya no hino, ariko buri wese agira ikintu kimuba mu mutima akavuga ngo byibuze iki kintu nkibonye navuga ko ngeze kuri ku gasongero k'ibyo nifuzaga. Climax, apogee. Wari urivuze ujya wivugira hano turavuga. Ikigaragara nagira ngo abadukurikiye KOP bamenye ngo umuntu umuhuza mu by'imiryango bikubiye kenshi ko yakabaye afite umuryango, tubwiye ko ufite. Guhitamo ubucuruzi, ni warakoze mu makoperative urayazi, ubucuruzi urabuzi. Hanyuma nanone kuba warabaye umukozi, nawe uzi n'amakimbirane akomoka ku murimo. Niyo mpamvu wafashe iyo domaine, niko ndi kubyumva. Yego. Hanyuma hejuru y'ibyo ngibyo ariko nanakoze muri cya gihe cyo gutekereza ngo ni iki numva nakora mu buzima bwanjye bw'izabukuru, ku buryo nakumva ko mfitiye sosiyete akamaro.
nagize amahirwe yo gukurikirana amahugurwa mu bijyanye n'ubuhuza. Yego. Ndumva hari nko muri 2022. Mbona amahugurwa mu bijyanye n'ubuhuza, aho twigaga uburyo butandukanye wakoresha mu approachinga abo bose batandukanye bafite amakimbirane. Tujya n'amahirwe n'urukiko rw'ikirenga rubiduhera uburenganzira kuba twabikora nk'umwuga. Niho navuze nti nduzuye, noneho guhera muri uyu mwaka ushize 2025 nibwo nafashe icyemezo cyo kubyinjiramo, nkabyinjiramo nk'uburyo bwuzuye bw'akazi. Ari naho dukorera muri icyo kigo twafunguye cyitwa On the Rock. On the Rock nk'uko ubyumva tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ku rutare. Twifuza ko hamwe n'ubujyanama bwacu bishobotse wubatse urugo rwaba rwubatse ku rutare, yego, uri gukora business ishingiye yubakire ku rutare byadahomba, yego, ufite umusinge ku rutare, yego, ku buryo icyo ukora cyose wumva ko uhamanya n'umutima wawe kuri kugikora neza kandi mu buryo burambye kikazakugirira akamaro. Yes. Tutarinjira mu ngingo nyirizina Theo, mbere yo kugira ngo ube n'umukandida kujya kwiga iby'ubuhuza, ndabizi ko bisaba n'amafaranga n'umwanya. Ubundi politike y'ubuhuza yo ikimara kwemezwa mu Rwanda, inzego, amategeko na rukiko rw'ikirenga rukabisansibiriza, n'ubu turangije icyumweru cyabuhariwe, wabwakiriye ute mbere yo kubujoyininga? Ubuhuza buriya ndi n'umukristo burya wemerera Imana n'uburyo bwo gukora mu bijyanye n'umutimanama uyobowe mu buryo bwuzuye kandi bw'inyurabwenge n'umutimanama muri rusange. Ubuhuza rero buryo nabwakiriye, nabonye ari nka inspiration y'Imana, kuko buriya abantu bubakira ku amategeko gutyo gusa ntaho twabatandukanye. Kubwanjye mbifata nk'uburyo bw'irobo bwo mu buryo bwa mekanike, kuko amategeko ntashyira mu gaciro, ariko ubuhuza nta marangamutima agira, ntashyira mu gaciro. Iyo bagiye kugukatira uri umugabo ntibita ngo umugore arasigara he, abana barasigara. Icyo kintu cyitwa amarangamutima ndaza kugitindaho kuko nanjye nabyumvise, uri murazamo neza rwose. Donc iyo yari amategeko nyirizina, haba harimo uburyo bwo kuba mekanike, wari ubyise uburobo, ariko wenda reka tubyoroshye, ariko nukuba ni mekanike, nta bindi byisunga. Good. Aho ngaho rero niho navuga ngo nibonyemo bakimara kumva ubuhuza, nese ko numva ari ahantu hanjye rwose, numva nibonamo, numva n'icyo nakorana n'umutima wanjye, kandi nkumva yuko nzaba mbaye. Mu yandi magambo, ubuhuza wowe wabufashe nk'ubwo ni hydraulique, bureba impande zose cyane, ni impande zose, bukara amarangamutima, aho wagiye kugonga igikuta ukaba wagikwepa, bitabaye ngombwa yuko ugenda gusa ngo itegeko rivuga ibi ngibi. Ubuhuza numvisha ari itegeko rivuga ibi, wakoze icyaha, iki cyaha gitegwa n'ingingo iyi n'iyi, gihanwa n'iyi n'iyi, nta gihinduka, bimeze gutya. Hanyuma rero ujya kwiga ubuhuza, tunyuriremo urwo rugendo. Harya mwiga amezi angahe? Kwiga amezi 4. Yego. Ubu hariho icyiciro, kuba dukurikiye, hariho icyiciro cya 13. Mwarabibonye ubushize kuri course prime twakira promotion ya 12 irangiza. Hari abantu bagera mu bari 2,000 cyangwa bari 100, sinibuka neza, ariko nayo ni gahunda abantu bagomba kwitabira, ku buryo mu gihugu cyacu twagira abahuza baruta bakubye nka 3 abacamanza. Iyo ni gahunda ya leta twayihisemo. Icyo gihe abo bagraduatinga ba promotion ya 12, uwaza ari Chief Justice Professor Sam Rugege yaravuze ati u Rwanda rwahisemo amahoro. Na hano kuri KOP turavuga tuti amahoro ku giti cy'umuntu, amahoro ni ngombwa, kubera ko kandi amahoro si ukuvuga ko imbunda zitavuga, si ukuvuga ko imipaka ifunguye, si ukuvuga, ni amahoro mu mutima, ku mubiri, mu rugo, mu nzira, mu gifu, aho ugenda hose mu mibanire, amahoro ni ngombwa. Buriya ugenda nta n'icyo wikeka, wumva nta muturanyi mufitanye ikibazo, burya amahoro ubuyafite. Ayo ubuyafite. Wariye akavange kawe, ukagenda mu muhanda neza, uramukanya, uhobera abantu, nta ukwishisha, amahoro ubuyafite cyane. Ni urugendo rumbajije uburyo nafashe iyo initiative, ni urugendo nafashe mbikunze. Urabona hari abagiye mu buhuza kubera akazi bakoraga, bifitanye isano n'akazi. Yego, ikigo kikaba cyabishyurira, ariko njyewe nafashe initiative mbyikora nyine ku mafaranga yanjye. Yego. Nta nubwo ari make, ariko nta nubwo ari menshi cyane, ndabizi, ariko afite agaciro kubera ibyo ugiye gukora. Ibyo nari nshaka kugeraho narabikoze,
nuko byagenze. Noneho tugeze rero nyirizina muri bya byiciro, kaduhere ku muryango, ubuhuza mu makimbirane yo mu muryango ubutekereza gute? Ese niba uzi amavu n'amavuko y'amakimbirane no mu muryango, uburyo mwayakemura n'ingaruka zabyo iyo atakemuwe neza? Reka manze mvuge ku muryango, mvuge umuryango ko ubundi umuryango ni iki? Hari ukuntu njye numva umuryango wumva ari ikintu gikomeye no kurenza uko abantu bagitekereza. Simbizi ko njye uko njya mbyiyumvisha niba ariko abandi babitekereza. Uriya umuryango navuga ngo ni nka rwo rugingo rukomeye rw'igihugu. Urugingo rukomeye rw'igihugu. Kuko mu muryango niho hazavamo, tugereranyije umuryango tuvuge n'umubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu burya ukeneye ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Kandi ibyo byose ubivana hehe? Ubivana mu biryo bitandukanye, ibyo turya, amafunguro atandukanye. Mu muryango rero kimwe n'igihugu, igihugu nacyo gikeneye abacyubaka, abakirinda. Mu buryo bwose baturuka mu muryango. Umuryango urwaye, utekereze ko uzabona abazubaka igihugu. Bisobanure neza, ntabwo duca hejuru. Ni gute iyo umuryango urwaye igihugu gisenyuka? Umuryango urwaye, ibyo ndashaka kuvuga, dufite, kuko umuryango ni naho hava, niko kazoza ahazaza h'igihugu. Dufite abana badafite uburere bwuzuye, badafite ubuzima bw'imitekerereze yuzuye, abo ngabo niho tuzaza gushakamo abaganga, abahinzi, abubatsi, abenjeniyeri. Abo nibo tuvuga bubaka abarinda igihugu, abasirikare, abakontabure bacunga umutungo. Abo bose. Iyo umuryango ujegajega, twereka uburyo tubura abaganga bazima, tubura abapolisi, byafegita gute bandi? Abakozi b'igihugu tubakura, ndabizi. Tekereza, ni urugero nshaka kuguha. Tekereza none dufite nk'umuryango ufite umugabo n'umugore barara barwana, n'urugero. Bakaba abana nta mutima bagira, bahora ari ibikange, bameze gutyo. Ntazajya mu ishuri ngo azige, niyiga ntafata, ntiyigeze yumva urukundo ngo yumve urukundo rwa papa. Kandi utakunzwe mu muryango ntiyakunda igihugu. Uzakunda umurwayi aza kureba, uzazarira umurebe gute ataka. Niho uzabona baza bavuga ati ataka umutwe, akamuhirika cyangwa akigira mu bigira yose. Umuganga warayatongana ngo yakira, yabonye umugore uri kunda, ariko se urigira ibiki ngo niwe wa mbere utwise mu Rwanda? Ariko waraye atekanye avuga, yo mama nubwo akangahe ubyaye. Urabyumva? Umukontabure uba mu muryango utekanye, mbere yo kuguha inguzanyo cyangwa kuguha amafaranga, ashobora no kukubaza ati ese ugiye kuyakoresha iki? Ayo watwaye ubushize yari yarashize. Hakaba icyo cyangwa apana kuvuga ngo sinya hano. Dukomeze. Umuryango nk'urugingo rw'inkingi ya mwamba ku buzima bw'igihugu, niho turi. Yego, iyo mvuga no kubaka igihugu, kubaka igihugu mu muryango, niho ntabwo igihugu kiriho uyu munsi gihari kuri iyi myaka, no mu myaka 100 no mu myaka 500. Buriya tujya twumva ibihugu bimaze imyaka 5000 byabayeho kubera ko abaturage babyo n'uvutse afite mu mutima wacyo icyo gihugu, akumva afite amaraso y'iki gihugu amutemberamo. Rero mu muryango iyo hatari abantu barezwe ngo bahabwe indangagaciro zo gukunda igihugu, zo kumva umuco wabo, zo kumva bakunze aho bari, burya mu muryango niho hari. Niyo mpamvu mvuga ngo umuryango ni rwo ruganda rukora iby'igihugu cyose bizakenera mu nzego zose. Ari nayo mpamvu buriya ngiye mbona, yego birakeneye ibikorwa remezo bindi, ariko umuryango ni igikorwa remezo ukwiye gushorwaho amafaranga menshi ku buryo bibonera mu gaciro. Nyine burya budget niyo igaragaza agaciro igihugu cyahaye igikorwa runaka. Mu giciro cy'umuryango hakwiye kubamo budget igaragara, koko bikavuga ngo tugiye kubaka umuryango ufite koko kuzabumbatira igihugu mu gihe kirambye. Hanyuma ni ibiki muri kino gihe ubona nk'ibyonnyi by'umuryango? Umuryango ubangamiwe n'iki muri kino gihe abantu bajombaho umwotso? Umuryango rero
njye uko nkubona ndaza kuvuga uko njye nkubona. yego muri analize yanjye ndavuga mu ijambo rimwe ryitwa ngo ubangamiwe no kutamenya. ubumenyi buke. Ubumenyi buke ndaza kubisobanura mu buryo burambuye. Ubumenyi buke mu bijyanye n'iki, umuryango, kugira ngo kubaka umuryango, njyewe nubaka umuryango n'undi muntu runaka duhuye, ngombye kuba niyizi, nkaba nzi n'uwo tugiye kubana. Ubumenyi buke. Ubumenyi buke, kwimenya ukamenya n'uwo mugiye kubana. Icyo rero nicyo cyitwa, ni nakubwiye ngo ndavuga ku kijyanye n'amarangamutima. Icyitwa amarangamutima cyangwa se ubwenge bw'amarangamutima, ni ubwenge bukomeye cyane buzayobora isi kandi bukayobora abantu, bugatanga amahoro mu gihe kizaza. Urabona isi yugarijwe n'ikintu cyitwa ubwenge buhimbana, ubwenge bukorana. Ubwenge bukorana bugamije cyane gusimbura umuntu, uzana ubwenge bw'umuntu, ariko ikintu bitazasimbura ni ubwenge bw'amarangamutima. Kutimenya AI ntabwo igira amarangamutima. AI nta marangamutima. Kuri ibintu byose wabikora ni mekanike. Kuko twabitangiye tuvuga no guca urubanza. Uvuze ngo icyaha cyakozwe ibi n'ibi n'ibi, AI itubwira ibi n'ibi n'ibi, gutya na gutya. Ushaka kujya muri AI yacu urubanza cyane yaruca. Okay. Yaruca. Ariko ntiyahuza. Komeza. Uzarebe urugero twatanga ni hariya ku muhanda byitwa Sofia. Ya Sofia ishobora kuyicaho ufite umuvuduko wa 62 kandi yanditsemo 60, ihita iguca amafaranga, gutera contravention. Ariko kera kibamo umupolisi ntabwo abasha kubona ako kabiri, yarakabonaga waza uje 80 akabanza akaguhagarika, akareba agasanga wenda harimo umubyeyi urwaye, ukunda kujya kwa muganga, harimo umwana ufite ikibazo runaka, cyangwa uratabaye cyangwa wakerewe ubukwe, akagira ibyo yumva akabibona. Amarangamutima kamufasha ababwira ati buriya cya Sofia ni AI. Rero niyo cyandikira bose tuyobowe oya reka nkomeze aho hantu. Cya Sofia ntabwo kimenya ngo mu modoka harimo undi. Hari n'umuminisitiri kigeze kwandikira ngo kino kintu nikinamenya n'abakomeye ko bagizeho ku mpamvu iri kumwirukansa. Komeza. Rero ntabwo impamvu navuga ngo kutamenya, iyo dushaka kubaka umuryango ukomeye, dukwiye kubanza kugira ubuzima bw'amarangamutima buteye imbere. Ubwenge bw'amarangamutima buteye imbere. Twereke nyine ubwo nangiye kubivuga. Hari umutimanama, uri umutimanama uyoborwa n'amarangamutima, kuko turi amarangamutima kurusha uko turi ubwenge. Hari icyo bita relativity cyangwa se ubwenge bushyira mu gaciro ubusanzwe, kandi bushyira mu gaciro egari ku amarangamutima. Amarangamutima yarihariye, kuko uri ushyira mu gaciro gusa ugakoresha ubwenge, bitandukanye n'amarangamutima. Burya amarangamutima meza akaba n'amarangamutima mabi. Yego. Amarangamutima meza rero niyo hazamo urukundo, hazamo ibyishimo, hazamo impuhwe, ubugwaneza. Akaza n'amarangamutima mabi, hazamo umujinya, uburakari, ishyari. Ibyo byose rero hari igihe bijya bitera kudeta ubwenge. Bigasimbura ubwenge. Bigasimbura ubwenge. Hano ushobora gusanga uri umuntu muzima w'inyangamugayo, mwabonaga agenda gutya, ariko ajya kumva mu gitondo kumva ngo yishe umuntu cyangwa yiyahuye, yarize, yaraminuje, byose bihari. Icyo gihe ubwenge bwe buba bwatewe kudeta n'iki? N'amarangamutima mabi. Amarangamutima mabi. Yego. N'amarangamutima meza ashobora gutera kudeta rwose. Ugasanga nk'umuntu akagero koroshye, agasanga umuntu ari nko mu rusengero, agasoma ka message keza, ukabona arasetse, akabona arishimye kubera ibintu bamubwiye, kandi atakwiye kubaseka pasiteri ari kuvuga. Cyangwa amarangamutima meza ugatanga ukiyibagirwa. Mu rusengero agatanga ikamyo ariyo bari bafite yonyine. Yego. Ariko ni amarangamutima. Yego. Kandi yayo ni meza, ariko nanone yarenze ubwenge. Buri ibintu byose dukora amarangamutima adahari, tudafite amarangamutima nako muri rusange, amarangamutima atariho n'ubwenge ntibaba buhari, kuko ibyo dukora byose amarangamutima yabyo aba ari hejuru yabyo. Icyo navugaga rero, buriya amarangamutima apfa guhera mu bwana, aho umwana avukira. Buriya umwana wavutse
mu muryango ushyushye urimo urukundo, atandukanye n'uwavukiye mu mwiryane, azatandukana n'uwavukiye mu mujyi, azatandukana n'uwavukiye mu cyaro, buri wese afite uburyo amarangamutima aho yavukiye n'aho yakuriye bimugiraho ingaruka. Azatandukana n'uwavukiye mu gipagani, mu gikristu, mu kisilamu, mu mahanga, mu buhunzi, ibyo byose bifite icyo bidukoraho mu marangamutima, mu bukene, mu nzara, ibyo byose byafekita amarangamutima. Umuryango rero ugiye gukorwa n'iki? Ugiye gukorwa na ba bantu bavuye muri marangamutima atandukanye, bafite umuzi mu marangamutima atandukanye. Niba muhuye uri umukobwa n'umuhungu bagahura, bavuye muri marangamutima atandukanye, ariko bataragize umwanya wo kumenyana. Niyo mpamvu navuze ngo kumenyana, mpamvu nakubwira ngo ubumenyi buke, batarigeze bamenyana, hari amahirwe menshi y'uko ya marangamutima atandukanye azakocorana, agakora kurusiriku, ugasanga umuryango wari umaze imyaka 2 uhuye ugatanye. Hari n'abakomeza bakihangana bakajyana n'5 n'10, ariko ari ugushinyiririza. Turaza kuhagera naho, kuko buriya mu ndwara cyangwa se mu buryo ndaza kukageraho cyangwa niba ushaka kukatake, uko ejo bundi dutegura kino kiganiro warambwiye uti umuryango ugira uburwayi kandi bugira ibimenyetso, buvurwa bugakira cyangwa bukawuhitana. Ubwo niyo mpamvu ijambo uburwayi wari urigezeho gukomeza rwose. Nandi kwanza kuvuga akantu gato kavuga ngo ba bantu babiri bahuye batarigeze bamenyana, bagiye gusezerana mbere y'amategeko. Iyo bagiye gusezerana mu mategeko baravuga ngo tuzabana nk'uko amategeko y'u Rwanda abiteganya. Amategeko ateganya ngo nudahahira urugo muratandukana, n'umubaza mu marangamutima cyangwa mu buryo bwa ku mubiri cyangwa bw'umutima, nabwo muratandukana. N'umuhisha umutungo muratandukana. Urumva hari uburyo twakuzemo tw'abanyakera, umuntu agakura ari, niba nabyita ari imbuku. Ni urugero, imbuku ni umuntu ufite umutima wo kwirundaho utuntu twose, niyo mbuku uko mbitekereza. Ubwo buryo rero ashobora kuguhisha umutungo nta handi ari nka urabona isiha ishobora gufata ibintu ikirundaho ibintu. Imbuku warushatse bane nk'isiha, kwirundaho ibintu ukabisha n'ibyo udakeneye, umutungo, udufuni, amashoka, kandi itazabirya. Ukwiye kugira umutungo kugira ngo ufashe abana bawe, ufashe umugore wawe kumererwa neza, ufashe umuryango wawe kuba umeze neza. None se Theo, umuntu udafite uwo muco nyine wakuriye muri amarangamutima y'ububuku, umuryango yawuremye bimera biti? Hari abakuriye mu buzima bwo kugira ibanga, none akarigira no kuwo bashakanye, bati iki si ngombwa ko akimenya. Nayiguze mitasiyo twabirangije, si ngombwa kubwira umugore cyangwa umugabo. Ibyo byo nari bivugiye kwa kundi umuntu ashobora kugenda akaguhisha umutungo, ibi ni ibyanjye, akagira inzu runaka ihisha ahantu umugore batazi cyangwa n'abana be batazi. Mu by'ukuri abazi ni ibyande se ubundi n'ikigera runaka azacaho, yabihishe bene byo, ashobora gucaho gutya akagenda, bigasigara bikajya mu mutungo rusange, kuko wenda byabuze nyirabyo. Ubwo rero icyo navugaga, muri kwa gusezeranya abantu bafite amarangamutima atandukanye, hari hakwiye kubaho uburyo bwo kubanza kumenya. Impamvu navuga ngo ubumenyi buke, minisiteri ibishinzwe n'urugero ishinzwe umuryango, naratekereza ngo yari ikwiye gushyiraho uburyo buhagije bwo kwiga, abantu bakajya biga ku bana, bagatanga umwanya buri umwe akiga undi, n'undi akiga undi, hanyuma no mu kizami nka kurya gitifu ababaza cyangwa kwa padiri, bakabazwa ku marangamutima ya mugenzi wawe. Kuko ikoranabuhanga rigeze, hari n'uburyo noneho bwo kuba wapima amarangamutima, ukamenya uburyo tandansi umuntu yerekezamo, uburyo wabasha kumenya ngo uyu muntu akunda ubuzima butuje cyane, ntavuga, akunda ni primaire, ni emotioneri, wagira icyo cyerekezo cy'umuntu mugiye kubana. Noneho ukaniga n'uburyo ugomba kubana nawe, kuko iterambere ryaraje, hari ibintu byinshi cyane biri kudusiga mu iterambere, nabwo tugasigara tujyane nabyo. Ngaho rero tubwire uburwayi bw'umuryango. Wavuze ko ushobora kuba hari diagnostic wakorera umuryango,
hakaba na metode curative z'umuryango. Umuryango urwara uti, uburwayi bw'umuryango buza bute? Uburwayi bw'umuryango rero hari navuga ngo hari ibimenyetso simusiga ushobora kubona ukaba wabona ko umuryango nta kazoza ufite, nta hazaza ufite rwose, ndetse abashakashatsi bagiye banageraho bavuga ngo mu myaka itarenze 3-4 barabigaragaza uyu muryango ntabwo uzaba ukiriho, kandi ku kigero cya 90% bikaba byo rwose. Ni ryari rero ngaho tubwira ubwo burwayi? Hari ibintu bigeze nko kuri 4, ibimenyetso bigeze ko kuri 4 by'ingenzi bishobora kukwereka ngo uyu muryango ufite amahirwe make yo gukomeza cyangwa ibyago byo gukomeza. Icya mbere navuga ni ikijyanye ni critique zihoraho cyangwa se kunenga mu buryo buhoraho. Kunenga byo busanzwe ni byiza. Kunenga niba utashikererewe nkaba nakubwira ngo kuki wakererewe, ukaba wansobanurira nagiye ahangaha nawe n'inshuti zinizi, nagize ibibazo imodoka yayo. Kunenga guhoraho none ntabwo ari wa muntu ukinenga ikosa ryabaye, ahubwo bari kwataka umuntu ku giti cye, akataka umuntu ku giti cye, personality. Ntabwo uba ukireba ikosa yakoze, irangwa n'ikintu n'ijambo rivuga ngo buri gihe niko wabaye, n'ubundi niko uhora. Ntabwo bareba ikosa ryakoze uwo munsi, ntabwo bareba niko wa muntu ahora, n'ubundi nari mbizi nta cyiza cyane. Iryo jambo iyo ryatangiye iryo jambo iyo ryatangiye kuza, wa muntu ufite icyo kibazo aba yaramaze gutangira kugana inzira ya mbere, intambwe ya mbere imuganisha kuri divorce. Batangiye kubona yatangiye kritika, ntabona umuntu mo icyiza n'akabaye keza ntakabona, ahubwo atangira hari ibyo bintu bireze bantu ba KOP, ibyo bintu bireze atangira kubona abantu bose tujya kubyumva bavuga ibitagenda. Naho ku mihanda baza kwiexposa baza bavuga amakosa yabo bashakanye, ni bakeya azavuga ati agira atya. Ntabwo abariwe ntabwo cyabakibona, kuvuga ngo ya marangamutima baramaze kurenga ku buryo atabasha kubona icyiza kiri muri mugenzi we, kandi hari byinshi byiza yabona, geste duto yabona mu rugo, ariko nakakoze ntabwo akabona. Atangira kubona, batangira gutekereza cya kibi byakoze, buriya hari impamvu, buriya mu kanya hari icyo ari gushaka, mu kanya ndamuzi, watangira ngo niko yabaye, niko ahora. Icyo kintu kunenga guhoraho bikica amarangamutima, icyo ni icya mbere. Ibyo ariko nta nubwo burya byizana, biba byaraje buhoro buhoro kuri twa tuntu dukosa dutoya tugenda twirundarunda, ariko ntituvugweho, ntituganirweho, bikemuke, akagenda twirundarunda. Wa muntu udukorerwa atavuga bikazarangira ari udukora ntadusabira imbabazi, ari udukorerwa akarekera ntatubazeho, none akabirunda, bigeraho agaturika, bagatangira kubona wa muntu nta cyiza kikimurimo, kubera ko bitavuze n'ikiza ukoze. Yego, ibitenge ngura ndetse n'inyama mpaha, reka da, reka ibyo nta harya ni yande Olivier. Okay. Aka kabiri rero muri bitenge nibye nimare wo ninde amaji. Okay, komeza. Bumva ko abahanzi baba barabibonye. Hari intambwe ya kabiri rero iterwa yo, navuga ngo inakomeye cyane, inakomeye, yitwa nakita nk'agasuzuguro. Agasuzuguro ntabwo kaba kakiri mu magambo gusa, ahubwo kagaragara no mu isura y'amaso. Ushobora guhemeka iminwa, ushobora kwizunguza ukireba hirya, uzamura amazuru, ukamuca amazi, ushobora kugaragara mu gutuka, kumutuka, tangira niba ari umugore akabwira umugabo wambwa we, bibaho njya mbyumva. hari n'abirengagiza ngo imbwa za hano, avuga nk'iyo ngiyo iri komoka, ariko abibwira umugabo w'umuntu. Iyo byageze iyo ni etape nyine yose ikomeye cyane, iyo byageze kuri urwo rwego, umugore cyangwa umugabo agatinyuka gusuzugura uwo babana, haba mu bitutsi. Hari n'urenga akagera no ku muryango w'iwabo, n'abiwanyu bose wagira akabajyanira mu cyiciro kimwe. Iyo ni intambwe ya kabiri. Iyo rero
izo ntambwe ebyiri mvuze Mm. ni izimeze nka attack, Okay. na attack. Mm. Izindi ntambwe za kabiri Mm. ebyiri zikurikiraho ni izimeze nka defense noneho. Okay. Iya gatatu navuga nayo iterwa kuri wa muntu uhora abwirwa niko wabaye, ahora wateshejwe agaciro, akenshi nawe atangira ikintu cyitwa contre-attaque cyangwa se akadevelopa na za defense, kwirwanaho. Akabigira ate rero? Icyo gihe usanga niba ari ikosa wari ukoze wakoze uri kumureporosha, uri kumushinja, icyakora nuko ahita ko abikwitira noneho abiguhirikira avuga ati niwe wabiteye, ukaza umubwira uti wenda kuki wakereye gutaha, iti se ubundi nagombaga gutaha, ubundi ko wari wambwiye yuko uza kumpa itiki cyangwa kuza kuntwara, kuko utaje kuntwara, cyangwa uri bumpamagare ugeze mu rugo, utampamagaye, akabiguhirikiraho akumva wari umuntu byose ibye akabyita ko ubifitemo uruhare, akabita ko ubifitemo uruhare. Icyo gihe nta buryo bwo kwihuza buba bugihari. Mu buryo busanzwe umuntu yagumye kwisona avuga ati natinze kubera impamvu iyi n'iyi, ntabwo naguhamagaye kubera igikorwa iki n'iki, ntabwo nanyuze kubwira cya kintu runaka kubera ko byagenze gutya, agashyiraho n'ijambo ryitwa sorry. Okay. Ariko sorry bibona byoroshye mu mico yacu. Sorry ni ijambo ryoroshye ry'inyuguti nkeya, ariko rifite agaciro gakomeye mu mibanire, mu muryango, ku mpande zombi, ab'umugabo ab'umugore. Ubona ritworoheye kurikoresha? Ntabwo cyangwa se kurivuga turyemera, hari n'urivuga ku munwa gusa, ariko rivuye mu mutima ubona. Sorry mbabarira iri mu muco wacu, abagabo uvuge ku bagabo, ese mu bagore irimo, ese ibivuye ku mutima. Ni ibintu bibiri, ni etape ebyiri, kuyivuga ku munwa no kuyivuga ku mutima. Navuga ko muri kamere ya kigabo ubona ntabwo ijambo sorry rikunze kuba, ntabwo ari ibyabo, ntibyihuta cyane, ubona batinye gusa. Ariko ubusirimu, mu kuba abasirimu twari dukwiye kubyiga. Nanjye sinakugira umwe, ukabivuga bivuye ku mutima cyangwa ku magambo gusa, ukabivuga bivuye ku mutima. aravuga ngo basi sorry, akwikuraho yigendera n'ibike yagiye. Oya, iryo ngiryo naryo ryaza muri kategori ahubwo ni nko kukwikura, ko guca amazi, niko nabi. Hari ikinyarwanda cyabyo ndaza kukibuka. Rero ntabwo iryo jambo ku bagabo, warumbaje ku bagabo, ntabwo ribabamo cyane, ariko mu busirimu no mu buvuzi byariterwa n'iki? Kwihagararaho kw'abagabo cyangwa no kuba batizeye ko wenda n'umugore araryumva. Ntekereza ko biterwa n'uburyo baziranye. Hari usanga umugore nawe ari kasha ugasanga guhora usaba imbabazi nawe utazabivamo, cyangwa uzisaba ntuzihabwe, cyangwa zikaza ari za nyirarubeshwa. niba utekereza ko wenda ya magambo ari bugabanuke, ahubwo agakomeza akivugisha, akavuga kandi wavuze sorry, ariko n'ubundi arakomeza, urutoto rurakomeza, wamusobanuriye ariko ntabwo aho agiye mu gikoni, aho agiye muri dushe akomeza hari abadafite uwo mutima, hari abafite uwo mutima wo kurivuga ariko bakabibuzwa n'impamvu runaka, uburyo byakirwa. Yego, harimo abadafite uwo mutima, ariko ngiye mbona umuntu wese w'umusirimu rwose mu gusirimuka, ijambo sorry twakwiye kuba turivuga kimwe na merci. Ni amagambo yoroshye ariko afite babarira mu Kinyarwanda, murakoze. Yego, ni amagambo yoroshye ariko afite ikintu kinini asobanuye mu buzima bw'umuryango. Ku mugore rero, ku mugore naho ntekereza ko simbizi, ntabwo namenya ngo abagore ariko nabo mbona ntabwo ari benshi, ntabwo barikunda kurikoresha cyane, nabo baba bafite buri gihe. Ubundi ikintu cyica umuryango, kiriya kintu cyo gushaka impamvu, cyo kutaba wakwemera responsibility, ngo wemere uruhare wagize mu gikorwa, ushakisha uburyo bishoboka ubikosore. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye. Usanga buri gihe dushaka uburyo bwo kwirwanaho, kwidefanda, bikatubuza kuvuga rya jambo mbabarira. Kandi uko byagenda kose mu ikosa ryakozwe haba harimo uruhare rwanjye cyangwa se n'urw'undi, ariko urwanjye mba nkwiye kurwerekana,
nkanabisobanura kugira ngo ya mahoro abashe kuboneka. aba rusigaje icya kane rero. Intambwe ya kane nayo ya defense iza ku kontrataka cya kindi cya kabiri twavuga cy'agasuzuguro. Yego. Ahanini iyo byamaze kurenga wa muntu ubwirwa bya bindi akora ikintu cyitwa gufunga, guceceka. Guceceka. Aha rero biba byamaze kuba danje, nta kiba n'icyizere cyo gukosoka no kwiyunga. Guceceka, abaceceka n'iki ubwo? Abacecetse cyumubwiye cyose akakwereka agakora sambara ko atanakumvise, cyangwa se ukabona akabyashyiramo kutere cyangwa agafungura indirimbo, akajya kuri YouTube, akigira kuri YouTube, TikTok na Instagram, ukavuga akakwihora akicecekera kare. Aho ngaho yo ni etape enye. Kunengwa bihoraho, agasuzuguro, kwirwanda, kwidefanda, no icyanyuma no guceceka ugakupa, communication ikarangira. Aho ngaho rero uburyo bwo guhura twageze muri urgence rero, muri agoni, umuryango ugeze muri agoni. Aho ngaho ugeze muri agoni rero, iyo bigeze aho ngaho akenshi ikiba gisigaye ni uko uzajya kubona ukabona nyine akubona akatangira kujya kugaragaza sinye, kujya ku nkiko, kujya kugisha inama mu bavoka. Niba adashoboye kujya kwihanganira urwo rutoto no guceceka, umwe muri batangira kuvuga ngo simbishoboye, kuko nta cyiza bakibona muri urwo rugo, nta byishimo biba bigihari. Kandi mu by'ukuri hari abagore benshi bagendera mu modoka nziza, barafite inzu nziza, bafite akazi, ariko mu by'ukuri bari muri izo etape turi kuvugaho, badafite ingo ziriho zitariho, bataganira, badafite amahoro, bataryama, badasinzira, akarara ahangayitse, akararira, karayibaza urushako ari mu rwo ari rwo. Barahari aba mu nzu ye agenda mu modoka ye cyane. Hari n'abagabo nabo bameze gutyo, akaba adasinzira, akaryama rwose akageza mu gitondo, ariko yibaza ubu uru ni rwo rugo nkwiye kuba ndimo, ndi umubosi mu kazi, baranyubaha, gutanga amategeko, ariko ahangaha sinsinzira, simfite amahoro. Zirahari se zimeze gutyo? Zirahari. Abantu bibwira ko nyine ibyangombwa bihari, abana biga heza, umugore agenda mu modoka nziza, mu nzu nziza, ntibakodesha, bati byararangiye. Niba raporo yaratweretse yuko muri 2025 habayeho ingo zigera mu 2500 zabonye gatanya, abenshi ziba zaranyuze muri izo etape twamaze kuvuga. Kandi kinababaje noneho rero, buriya kugira ngo ibyo bimenyetso byo kwa gatanya biboneke, kugira ngo bimaze byibuze imyaka 5, bari muri iyo bombori barara gutyo, barara bahishahisha, kugira ngo bijye muri mu rukiko bigaragare. Kirese zazindi nyine zaba bandi baba bameze nk'abayisikoro baterana, bashaka gatanya ngo bagabane, bashakana uyu mwaka, mu mwaka utaha bagatana, ariko ubundi zango zari zifite viziyo, zifite kuramba. Bimara imyaka 5 bagundagurana n'ibyo bitarajya hagaragara, ugazasanga bigiye hagaragara byarabuze urihengekere. Buriya se uriya mibare yo yaba ugereranije 2500 byizemeye kujya muri gatanya, izaba zisigaye ku manegeka zo zaba zingana gute ratio ugereranije? Bara nabidekaraye, hari abari mu ngo umugabo arara mu cyumba cye n'umugore muke, hari abari mu ngo barara mu buriri bumwe, amashuka ari abiri, sibyo, bateranye imigongo, hari abatajyana ku meza, hari bo uyugeranyije kuri iriya mibare baba ari ibyinshi byaba ari ibihe. Icyo kibazo kirakomeye. Oya nyine ubwo n'abadukurikiye bazatubwira, gusa izabarara bimyoza, abarara barira, ababura ibitotsi, ariko ntibajye mu nzira ya gatanya. Gusa icyo nzi cyo, kugira ngo ziriya zibashe kugaragara, ni nk'akasongero gato cyane, ariko munsi y'inyanja ikirunga kirahari kinini cyane, tugaragara duto cyane, ariko sinabanga umubare n'uyu nguyu. Gusa nyine kariya kagaragara ni nk'umunara wa Karisimbi kabisa, uriya ni umunara Karisimbi iri hasi, ntigaragara, niko kandi nako kuri nta gitangaza kinarimo.
ahubwo nkaba navuga ngo binashoboka hari hakwiye kubaho ubushakashatsi, hakabaho ubushakashatsi byibuze hagakorwa ubushakashatsi byibuze mu ngo kwa mugani mu ngo zatangiye mu myaka byibuze 5 ishize, tukaba twakwinjiramo tutari kwerekana statistique gusa, tuterekana ngo ni aba baturutse aha n'aha, ahubwo twerekana tukinjiramo muri fond mu mitekerereze ya babandi batandukanye, byatangiye gute, ni iki. Urakoze cyane ako kantu buryo habaho image kandi igakorwa ku mubare munini w'abantu. Ahubwo jewe numva tutarebye iyo yabamaze gutandukana tubabaza ngo byagenze bite, ariko tukagirana bya bibazo twagiye tuvuga ari mije profe cyangwa statistique, ikadukorera icyegeranyo cy'imibanire mu ngo bagatanga amanota. Babandi badasinzira, ese urasinzira, ese musangira ku meza, ese muryamira rimwe, ese mubonana kangahe mu cyumweru, bagasubiza none bakatwereka image y'umuryango dufite kugira ngo tunashyire hamwe mu kuvuguta umuti. Kandi icyo cyegeranyo ntacyo tugira. Iyo mibare yo irahari ariko ntabwo karite y'umuryango, ntabwo tuzi impamvu ngo ni yihe hakenewe ubushaka. Bara nababonye gatanya evaluation qualitative, evaluation qualitative y'umuryango kandi bakorwa mu ngo nyinshi mu mare munini kuri ratio iri hejuru. Icyo kintu ndacyumvise. Mucira abana imigani, ese papa abonana n'abana kangahe, muganira kangahe, ibintu nk'ibyo abantu bakadukorera bakakora ikintu kimeze nk'ubushakashatsi, none etude qualitative y'umuryango ikazadufasha none no gushaka bya bisubizo. Ushobora gusanga turwana no gushaka ibisubizo by'ibibazo tutazi neza, bidahari, bidakenewe. Kuko ntago abasaba gatanya ni bake cyane. Hari abayitinya, batinya ubukene, batinya gusigarana abana, batinya kugabana imitungo, batinya ngo batanseka, batinya ngo ni igisebo ku muryango mvukamo. Ibyo nabyo birahari. Agafata imitsina mu rugo rutariho, ukazasanga ari wundi ugenda yivugisha, ibyo ni ibimenyetso. Bashaje imburagihe kugenda yivugisha. Hari umugore waherutse kumbwira utuye Kibagabaga, agenda muri modoka nziza ya Vigo, akaba akorera i Nyamirambo. Please, yaragiye afata imodoka yiroturuvye ageze Nyacyonga, yarenze aho akorera cyane. Wabona imodoka rero kavuga ati sawa. Yarenze Nyacyonga, abagenda bivugisha babakinyweraho nibo basigaye dufite muri Kigali, bagenda agakubita imibare byakwanga ngo bakinyweraho cyane. So hari n'ibindi bimenyetso, abagabo batinda mu kabari. Yego, babura biterwa n'iki? Kunywa inzoga ntuzihaga. Ibyo byose hari impamvu ituma hataha, bihagaya hataha. Abatinya gutaha, abafite ikibazo kimubuzanya, abashaka gutaha baryamye. Yego, kubera iki? Ahasanze bicaye. Ibyo byose ni ibibazo bikwiye kwigwaho, tukamenya neza ubuzima buhari, tukamenya ibyo twubaka umuryango. Reka nkubwize ukuri rwose, nubwo ndakunda kwitangaho urugero, ariko pratikoma ntabwo ujya numva filozofi y'abantu batinda mu kabari, ntabwo ujya numva filozofi y'abantu bareba match za nijoro. Ubu na Mondial igiye gutangira noneho mu ngo, abagabo benshi ntibarajyayo. Izatangira le 11 n'est-ce pas, jeudi prochain. So nukuvuga ngo kandi izajya iba mu gicuku. Ukibaza ngo kuki abagabo barebera match mu kabari kandi bafite screen mu rugo? Bamwe akakubeshya ngo nizabana, nk'ubu match izajya iba nijoro saa 4, abana ntaba baryamye. Ntitwabaremeraho isinde bose ngo tuvuge ko ingo zabo zimeze neza. Wowe uzamfashe gukora ubushakashatsi mu tubari, Mondial bazayirebera mu tubari kandi bafite screen mu rugo. Ahubwo mfashe dusabe profe, iyo muranyisaba ntango simbizi, ishora imari muri iki kintu cyo gukora ubushakashatsi no kubaka umuryango. Mondial izaba ari umwanya mwiza wo kumenya abantu baba mu ngo. Niyo wagenda ukavuga ngo muri kano kabari abagore n'abagabo baje kureba ino match muri kino gicuku ni barangana iki, none ugakora pourcentage. Ariko birageze tubibone, keretse niba reba ikiganiro bakavuga ati tujye tuyebera mu rugo. Ariko ubu ndabizi zira match zizajya ziba nijoro, abagabo benshi bagiye gucika mu ngo, ave muri match ajya ku kazi. Hanyuma rero ubuhuza sasa, ubuhuza bw'umuryango muri ibyo bibazo byose tuvuze, wahisemo company on the rock mediation. Kimwe cya mbere ni uguhuza mu muryango. Wumva inzira muzajya mwifashisha ari izihe? Abantu bazakugana ndabizi, uzajya bikemura gute? Ikibazo by'umuryango buriya
nk'uko twavuze tubibona byamaze kujya hanze mu nkiko, ariko buriya uburyo bwiza ni ugufatiranya bikiri muri za nzira twabonye zo hagati ziganisha ku ntambwe ya nyuma, bikirimo hagati bitaragera ku ntambwe ya nyuma yo kujya mu nkiko, nibwo buryo bwiza navuga bwo gukemura ibibazo. Nka on the rock twebwe dufite ubunararibonye no mu masomo no mu buryo bwa gihanga twize bw'ikoranabuhanga bujyanye n'iterambere navugaga. Dufite uburyo tubasha kuganiriza abantu, tukamenya ya marangamutima yabo, tukaba twamenya ngo uyu muntu krize yaturutse hehe, krize imeze gutya, bya bindi byagiye byirundanya atabashije kumenya, ariko dushobora kumuha uburyo tukabigarura byose, kandi tukabigarura ari kumwe na wa mugenzi we n'ubundi bikaba live, bakaba babiganiraho, buri wese akamenya uruhare rwe, akamenya uruhare rwa buri wese muri ibyo bibazo bamaze kugiranaho, ubundi bagatangira inzira yo kongera kubaka umuryango bushyashya. Donc ni process, ni ukuvuga ngo ni process, ariko akenshi usanga abantu batafite aho gutangira ibyo bintu bibarimo, ugasanga uvuga ngo hari n'abajya muri gatanya barabuze umuhuza ubibagaruramo byose, nibura ngo hagira abarokoka, akagenda abatajya mu idini runaka kugira ngo bambonaga mu rusengero meze gutya na gutya, umuryango ubaho muri krize, hanyuma hakabura ubahuza, bakisunga rya tegeko kuko umucamanza akari ubahuza, kandi imbere yaho bwakabaye hari ikindi cyabaye. Ni ukuvuga ngo ibigera mu nkiko byajya biba bikeya. Mu buhuza hari urugero bampaye rw'abantu bari bamaze imyaka 7 babonye gatanya, rwose nkunda kubavuga ko nzanabasura hano i Bugesera ni hafi, bamaze 7 batabana, hanyuma mu rubanza rwo kugabana imitungo, urubanza rwo kugabana imitungo rujya kugera abantu baramaze guhugurirwa ubuhuza, noneho umucamanza bigezeho aba ari n'umuhuza. Arabaza ati aryo ubundi bwo mpapfaga iki? Arabanza abazumwe, yataha gatinze, nabonye message muri telefone z'abagore. Okay, abajije umugabo, aransuzugura, mugurira imyenda ntayambare, akambara iyo ntazi aho yavuye. Nyuma yaho abahuriza hamwe, arabwira niko wa mugore, nta kuntu wareka telefone y'umugabo, wa mugabo nta kuntu wareka messages wandikirwa n'abagore, madamu nta kuntu wajya wambara imyenda umugabo, bose basanga bapfa gusa, nta kintu ryari askegare. Baravuga ati musubirane. Ubwo hahise hatangira iki? Urubanza rwo gutesha agaciro wa mwanzuro w'urukiko wa mbere ubatanye. Harabanye nyuma y'imyaka 7 nzabasura. Nuvuga bivuze ngo umuryango urasenyuka kuko urwo rwego rw'ubuhuza twihutira itegeko kuko rirahari, ya robo sibyo, mechanique yo irahari sure, ariko izindi nzego ntago inzego ziri hydraulique ntazihari. Simenya ngo muri uyu muryango hari imikiye kibazo nibura ngo n'intervene, ntiwakwentervena mu bibazo by'abantu batagutumiye, urabyumva, bakabaho ariko bo bazi ko itegeko ribategereje kugira ngo rishyire mu bikorwa gatanya. Uvuze aho kantu bitanibuka experience nanjye nagize hari kera, kuko hari hashize nko mu myaka 20 ishize, ko nigeze nkora mu nzego z'ibanze, araho nakoraga nza kwakira ikibazo cyagiturutse mu rwego rwo hasi rwo kagari, barakinyohereza ko nashinzwe ibibazo by'abaturage. Umugore araza rwose ariko vuga ngo umugabo wanjye ntajya hahira urugo, ntabwo nzi yaba ntatahana, rwose yarabona yaraka, rwose yaramaramaje yuko umugabo we ntacyo amaze mu rugo, kandi ubu byari bivuye ku kagari byarananiranye rwose, bahora muri bombori bimeze gutyo. Noneho umugabo mwohereza convocation, ndamuhamagara aritaba, umugore nyine asubiramo ibyamurega byose. Umugabo rwose ubona w'abaturage basanzwe acaba gufarambya, none se umuyobozi, turi ahantu nkora bacurukuraga ibintu by'amabuye y'agaciro, turi ahantu nkora mu kwezi gushize nahembwa amafaranga 150. Ahera ku ifaranga rya mbere ukuntu yarikoresheje, yaguze mu rugo, imyenda yaguze, ibyo batwereye byose arabivuga. Hari andi mafaranga uzinahembwa atarayo ngayo ku buryo uvuga ngo kandi mu bucukuzi nta kindi kirakukora, iyo umanutse mu ifiro kaba kabaye ayabarira imbere yawe, ubona
umugore rwose bamubajije hari ahandi ubona yakuye amafaranga ukeka atazanye mu rugo ngo none se ngo umuntu utatanga namenya ngo ikibazo ngo afite ngo ni ikihe ngo ngiye ngo mbona ko ashobora kuba afite n'abandi bagore ngo arivovota gutyo mbona hari ikintu atari gushaka kuvuga nza kubwira umugabo gusohotse gatoya banganire n'uyu mugore umugore ndamuganiriza bigezeho agumya aca ku ruhande ariko nza kumva yuko uwo mugabo kubera gutaha ananiwe ntabwo agenda agahita agwa agacuho ajya hagera ntagire mbese ntaganiriza umugore iby'urugo ntatera akabariro noneho ariko mu buryo yabivugagamo ntabwo umugabo yabashaga kubyumva n'umugore yaje abara amafaranga singaya no mu kagari nuko babyumvaga bumva ko umugabo ari ikirara ndetse yarahageraga iko mugabo we iki uturugo udahaha bigize icyohe biki umugabo agacanganyikirwa nayo bikamucanga agiraga narabwo kanakomeye cyane bigezeho maze kubyumva naje guhamagara wa mugabo ndamubwira nti rero hari ikibazo nge numvishe uriya mugore hari inshingano utajya urangiza neza yarakubuze n'umugabo akaza kumbwira ati reba kuzamura igikarayi kuri metero 5 kuva saa moya kugeza saa 11 ukabikora iminsi 20 y'ukwezi kose nanjye ubwanya nyangera mu rugo ikarayi kuva mu vraiment ntari no kwiyumva ntazi n'ubundi we ari ngomba kuzinduka saa 11 none njya muri kakazi ibyo bintu rwose nanjye ndicyo ndacyemera ntabwo nta bihari rwose nta bihari noneho nza kubatumira maze kubyumva gutyo ntumira wa mugore ndamubwira nti wa mugore we nawe wa mugabo we ejo bundi ni muri weekend kuwa gatandatu ntabwo uzakora uzahure wa mugore we mubwira tuzateke gutyo uteke neza nawe urabibabwira narabibabwiye uzateke neza amafaranga uyaza ahubwo n'abandi bumvire hano kandi wasanga nk'ingo zimeze nk'urutebo ari kutubwira wasanga ari nk'ijana birashoboka ari akantu koroshye rwose abagabo batabitwaza ngo barananiwe ubwo ukuntu byagenze wa mugabo twumvikanye nabapangiye rero y'umunsi ukuntu bazawugenza rwose n'abantu zabigenze gutya bari abaturage barananyumvira rwose baranyubaha nk'umuyobozi rwose tuzabikora baragenda umugore arahaha arateka umugabo yirirwa mu rugo yaruhutse nyine bigenda neza pe bararya akazi kagenda neza noneho ikintu cyanshimishije kurushaho kananyuze ntitaye ku kindi cyose naje guhura na wa mugore aturutse nko muri metero 10 yari afite isoni nyinshi yenda yisekesha ngo muyobo wagize neza waratwubakiye ni ukuri pe waratwubakiye ni ukuri tumeze neza ubona afite morale abona afite morale rwose yishimye zana mwatugiriye navuze nti kumbi birashoboka ko hari utuntu dutoya duciriritse abantu batajya baganira mu miryango bikarangira imiryango yabo isenyutse ubwo navuze kumwe gutya ariko hari n'abandi batavuga ku bijyanye n'imitungo bijyanye n'utuntu abantu bataganiraho na experience n'ubumenyi bw'ababafasha ugasanga abo ndumva uhuza uzajya ubukorera hano ugasanga ubufasha nabwo tugana ku musozo niba nta kindi urenzaho ubwo tubwire aho mukorera kampani twayumvise utange na nimero hanyuma ibindi ariko naha n'iki ni icyumba cy'ubuhuza kuri KOP ujye uboneka kenshi abantu babimenyere duhana umunsi ujye uza uko urumva nk'urwo ni urugero ubu birafasha abantu benshi ingo zaba zarasenyutse zimeze nk'urw'uwo mugore ni nyinshi so tuzihamagare zongere zihure n'izari hafi gusenyuka nazo zibe zitonze urakoze cyane urakoze kampani on the rock dukorera i Kabuga hafi y'isoko rya Kabuga umuntu ahageze yahamagara nimero 0782 0782 499 707 uvuga ngo uze kuzishyiraho Olivier muri kino kiganiro cyose dutanga wa mwanya w'ibanga aho umuntu yisanzura n'uwo bafitanye ibibazo cyangwa amakimbirane bakaganira tugakoresha bwa buryo bwose bushoboka na tekinike zishoboka kugira ngo umuryango wongere kwiyubaka kandi byaba byiza abantu bose bumvise ko ibibazo biganirwaho bigakemuka ko umuryango ari urugingo rushobora kurwara kandi rushobora no kuvurwa
kugira ngo birukankire mu gusenya. Nicyo dukangurira nakangurira abatwumva. So reka tugushimire hano kuri KOP, bakunzi ba KOP, naha dusoreje iki kiganiro ariko tuzajya dukomeza. Ubu twafunguye icyumba cy'ubuhuza bw'umuryango. Ibijyanye n'umurimo tuzabivugaho ubundi twitonze, n'amakoperative na business cyangwa tubyihorere. Twafunguye icyumba cy'ubuhuza cy'umuryango hano kuri KOP. Umuhuza mediator Theophile Hategekimana azajya adufasha, tugira ibyo dukemura, tugira ibyo dukumira. So abafatanyabikorwa bacu nk'uko nababwiye tugitangira, dufite Hanika Anglican Integrated Polytechnic, ni ishuri riherereye i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, ryigisha génie automobile, génie civile na génie technology IT. Bafite A0 muri IT, n'ahandi hose bakora n'izindi zose, n'andi mashami barimo barashaka kuzamura, ubundi batangaga A1. Hanyuma rero ku nimero tumaza kubibona muka video ka bari abakobwa. Hanyuma akarusho, bafite uturusho dutatu. Umwana waho arangiza troncome, umwana waho arangiza segonderi afite provisoire. Umwana we yagiye muri kaminuza yaho, umubyeyi bamuvaniraho 50%. Hanyuma arangiza kaminuza afite na permis definitif, kuko bafite garage na auto école. So inimero zirahari. Abandi bafatanyabikorwa ni Premium Construction Group, n'abubatsi b'inzobere bakora ibijyanye n'ibikorwa remezo, imihanda, ibiraro, inzu, bubaka neza cyane. Twasuye amashantiye yabo. Mubashake kuri 0784425057 cyangwa se 0785598046. Ibiro byabo biri hano hirya imbere ya REB ku munara uhari, umunara muremure uhari. Iyo weekend igereje nk'ubu, ejo ni kuwa 4, weekend bayatangiye kwa Musonera Sostene La Vista Kigali, hariya mu kizunguruko cyo haruguru kwa Nayinzira, ku muhanda ujya mu nganda uzamuka Bumbogo witegeye ya kaminuza y'Abadiventiste ya Masoro. Ni ahantu heza cyane, buri kimwe kirahari. Bafite ibyumba byiza, bifite urubaraza na salon, bakagira amasare y'inama, bakagira aho barebera umupira. Noneho mondial bwigiye gutangira, ndabyumva mwese mugiye kwa Musonera. Screen, bafite screen ifite nka metero 2 kuri 2. Abakina byare nababwira iki, bafite icyokezo cyiza cyane, bese ntacyo wahabura. N'inzoga zabo zahandi nyangerayo nkabona bo barazifite. So inzu za Maranyundo murabyibuka, zirageze kuri miliyoni 65. Ariko nabwo kubera ko ibikoresho byatangiye guhenda, bagiye gushyiramo kaburimbo muri uriya mudugudu, ntago miliyoni 5 twongeyeho ari nyinshi cyane. Nabwo muzaze abakeneye inzu. Ubu kuri no saha miliyoni 65 ntago wagura ibikoresho ngo uvanemo inzu y'ibyumba 4 na salo, wavanyemo n'ikibanza cya miliyoni 15, ko Maranyundo ntago yajya munsi ya 15. So ngayo nguko rero bakunze ba KOP, icyumba iriga, iki kiganiro tuzakita icyumba cy'ubuhuza bw'umuryango. Twabyanzuye cyane. Asante sana. So nabandi bahuza ariko ntago muhejwe, kuko iyi ni gahunda turimo tujyanamo n'inzego za leta. Ubu twebwe hano twafashe ubuhuza bw'umuryango, ubw'ibindi buzakorwa n'abandi. Ngewe na Theo ni ubuhuza bw'umuryango, tugakumira ibibazo by'amakimbirane, tuzabikumira kuri kamera. Nimugana Theo muri On The Rock Mediation, naho azabakira. Dukomeza twubaka umuryango. Twamaze kubona ko umuryango ari wo pfundo ry'igihugu. Umuryango mubi tuyitega igihugu kibi mu gihe kizaza. Mwakoze cyane.